muri ADEPR mwebwe ntabwo muri bubyumve kubera ko mutega ibitambaro. Buriya hari uruganda rutwara amafaranga menshi y'abagore umusatsi. Muzitegereza abagore yari hanze bakunda kurimba. Ikintu cya mbere aragenda kuwa gatandatu, kuwa gatanu nako bakamusokoza, kandi ubwo kuwa gatandatu ari bujye mu bukwe. Mu gitondo akavuga ati ngomba guca muri salo bakamurira kudupenye, kandi ejo waravuye bagasubiramo kongera bagakora kudupenye kugira ngo agaragare. Ikintu kimwe gitwara amafaranga menshi ku bagore ni umutwe. Ariko uyu mukobwa aravuga ati mbarebe umusatsi wawe waravuye muri salo wari gute wubagirana miremire, uyu munsi urahanagura ivumbi ku birenge by'uwazuye musaza wanjye. Haleluya. Nuko buriya ADEPR niba mu mwenda ariko kugira ngo narawishyuye. Hari umukobwa twuzuraga icyo gihe twiga kuri university yari umukobwa akagira mama we, abantu wenda bakuze baba bari bayi muri ADEPR muri za 80 bajyaga wenda bajya mu matyazo, baza umuntu witwaga Louise. Yari umuntu ukunda gucumbikira abantu, Louise Mukarwego. Abantu bajyagayo iteka ryose najyagayo nkasanga afite abashyitsi b'abarokore, nanjye nkaba umunyempaka w'umugaturika wize mu seminari. Hari ikintu urimo kubishyura ukuri. Umunsi umwe nsanga abagabo bari bavuye Kabera, nabo umusaza umwe witonze n'undi akibuka isura ye, arandeba ngimpaka arambwira ngo yesha ngo nakurebye ngo ibyo bigambo uvuga ngo nitangiriro ryo gukorera Imana. Abwira uwo mumama, aramubwira ngo urebe uyu muhungu ngo nubwo ari inshuti y'umukobwa wawe ngo ntabwo ari umukwe, ngo Imana yamuzanye hano kugira ngo musengere akizwe akorera Imana. Mbwira abantu ijambo rya mbere nanditse nkimara gukizwa nawe ngo uhereye uyu munsi ngiye kubaho uko Bibiliya ivuga. Icyo yita cyiza nzakita cyiza, icyo yita kibi nzakita kibi, ibindi bisigaye ntubimbaze. Kuko hari ikintu kimwe nzi, niyo wakwibwira ko nibeshye ngeze mu ijuru Imana ikambwira ngo biriya bivuga ariko ntabwo ari wanditse kino gitabo. Barambwiye ngo mvuge ibi ngibi, nemere ibi ngibi, ngendere muri ibi ngibi, nabisomye muri kino gitabo wanditse. Niba ntaragisobanukiwe neza ubaze umwuka wera wanyoboraga ngo nutaranyigishiriza ubundi byanditse bakuru bose cyasa ubwe bacaraze muri sanze ndayifite na masters mfite mu ukarara wigaragura ku musambi. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba kumva, ariko ibyo mbabwira ngira muri mora bisobanukira. Dukura he uwo mutima ugukorera Imana zakubona, kuko Imana igaragara ko ari Imana iyo ibibazo byananiye abantu. Imana igaragara ko ari Imana yawe iyo yagukuye mu bibazo. Ikigeragezo uzagira kinini nicyo kizavamo ubuhamya bukomeye. Haleluya. Abantu bagwira ngo ugiye ngo kuki Imana indeka ngo ibi bikambaho, ukagwira ngo ndashaka uzagira ubuhamya bukomeye, ukajya ubwira abantu ngo nabonye Imana ibindi byose byanze. Kubera ko buriya tugira ikibazo, twebwe turi igihugu twabayemo dufite abantu benshi batwanga. Abantu bavukiye mu cyaro, murabizi twese, yewe nanjye niho navukiye. Mu cyaro ukurirayo ufite abarozi buzuye ku musozi, ufite n'ibindi byinshi biguhiga, ugakura ukabaho kuko Imana igukunda. Abari bakuru twanyuze muri jenoside yakorewe Abatutsi, tunyura no mu ntambara byari biherekeranye, turarokoka kuko Imana idukunda. Ariko Mariya akicara hano bati ubwo Yesu aje ndamutega amatwi. Bamwe rero bakibeshya ngo abicara ku birenge bya Yesu nibo banyamwuka ngo kuruta bagiye mu gikoni, bombi baruzuzanya. Haleluya. Kuko icyo bahuriyeho bombi bakunda Yesu, ikindi bahundiyeho Yesu yarabakundaga bombi. Muranibuka nigiye muri Luka bateraga amahane, Marita aje aramubwira ati ko Yesu ntacyo bikubwiye, uyu mukobwa yicaye iruhande rwawe arimo arakuganiriza, je ndavunika nyine ndimo ndakaranga, ndimo no gukata n'ibitunguru, ndimo no guhata n'ibirayi, we yicariye hano. Yesu aramubwira ati ko Marita rero tubyumve kimwe, wowe wahisemo kujya mu gikoni, ahitamo kuza kwicara hano. Nubundi umushyitsi agomba kugira abasigara bamuganiriza, hakagira n'abajya kumutegurira. Wowe rero ubwo wahisemo kujya mu gikoni, guma mu byo mu gikoni, nawe mureke agume mu byo yahisemo. Ntabwo Yesu yigeze abwira Mariya ngo haguruka wa munebwe we, aramubwira ati yaguma mu byo wahisemo. Haleluya. Impano yawe ni iyihe? Niba ari yo gukata igikoni, niba ari yo gukubura, niba ari yo guteranya amafaranga ukayazana, ubundi buryo ubuhanga bw'umupastori nuko menya impano ya buri mukristo. Umurati kumwe nakurwanirira muriwe amen. Muraho namwe. Yesu ashimwe. Ndashima Imana cyane. Akenshi iyo barimo kuvuga abapastori n'abandi batwita abakozi b'Imana, nkunze kubwira abantu ngiye ntabwo ndi umukozi w'Imana, ndi umwana.
uri hari itandukaniro hagati y'umwana n'umukozi. Umukozi bashobora kumwirukana ariko ntawe ujya yirukana umwana. Ubwo rero niyo mpamvu mpitamo kwitwa umwana w'Imana. Ariko ubundi iryo si ryo zina ryanjye, nitwa Rutayisire Antoine. Ndi umupastori w'umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru, mazemo imyaka hafi 2, ariko 2 narayujuje, ariko ndacyashima Imana. Haleluya. Kuko kenshi abantu iyo bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru baribura. Ariko ari ikintu cyiza nabonye nuko iyo ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ubusigaranya abatware 2, iyo ugira umugisha ashobora kuba umwe cyangwa bakaba 2. Iyo ugifite umugore ubwo ufite umutware umwe witwa madamu wawe, hanyuma ukagira na Yesu. Abandi bose nyine ubwo baravuye mu butware bwawe cyangwa gusigara no mu butegetsi bwa leta kuko baba bakigutegeka. Ariko ubundi ni ikintu cyiza. Haleluya. Ntabwo ngiye gutinda. Umuntu yashaje hari igihe atangira nabi. Iyo utangiye gutyo watangiye nabi ko ushobora kurondogora. Hanyuma reka mbanze nshimire ubuyobozi bw'itorero, nsaba n'imbabazi. Ni ibintu bibiri ndi gukora. Ubundi ntabwo nagombaga kuza mu gitondo, nari kuza nyuma ya saa 6 kuko representa mpamagara yarambwiye ati dufite igiterane, nsanga kuwa gatandatu sinzaboneka, ati ku cyumweru. Ni ku cyumweru ndabona nta bintu birimo, nemera kuzaza ariko hagati aho ngaho hicomekamo umuryango. Rero ko nababwiraga iyo umuntu ari mu kiruhuko cy'izabukuru uko warakoze ukaba mu itorero ukaba mu biterane, hanyuma watangira gusaza ukibuka yuko umuntu wese asazira mu rugo, noneho imbaraga ukazishyira mu muryango. Rero ndagira ngo nshimire pastori wa paruwasi ya hano, cyangwa sinzi niba ari pastori wa paruwasi mboni wanyu. Hari igihe mvuga ibintu nkasanga nabyishe. Muri no minsi terminology musigaye mukoresha ziranga, nzabanza asubire mu ishuri nzige neza. Ariko pastori Theogene twaravuganye, arambwira ati nta kibazo ko kugira ngo tukure burundu atuzaze mu gitondo. Ndagira ngo rero nshimire representa bantumiye, nshimire na pastori wanyemereye kuza mu gitondo kugira ngo nshobore no kuza kwita mu by'umuryango nyuma ya saa 6. Sibyo ra? Hanyuma ijambo ry'Imana tugiye gufatanya nihuse riravuga ngo ni umutima wo gukorera Imana. Umutima wo gukorera Imana. Kuko ikintu kimwe nabonye gikomeye, buriya kugira ngo umukristo azagendane n'Imana, atangira ari mutoya akorera Imana, azasa